kubaha ikaze hano kuri Muraho Rwanda channel yacu mwese mukunda cyane. Uyu munsi rero tugiye kubagerezaho slang nkuko bavuga nyine mu cyongereza, ariko ni amagambo abantu bakoresha bashaka kuvuga ikindi kintu ariko ku buryo budasanzwe. Turi kumwe rero n'umutumirwa wacu yitwa Aldo, akaba agiye kutubwira slang 10 yaduteguriye uno munsi. Tuzakomeza kubagezaho n'izindi, mukomeze mudukurikire. Murakoze. Nkuko Denise yabivuze rero, tugiye kubasobanurira zimwe muri slang cyangwa se imvugo zikoreshwa n'urubyiruko kugira ngo abantu bakuru cyangwa se wenda abantu ntibamenye ibyo bari kuvuga bitewe n'impamvu. Imwe muri izo rero ari yitwa gusumba. Gusumba rero bivuze ni nko kugura. Hari ukuntu ushaka kugura nk'ikintu wenda udashaka abandi bantu bamenya, hanyuma ugakoresha iyo mvugo wenda kugira ngo abantu bataza kubimenya. Gusumba ubwo se nshobora kuvuga ngo ngiye gusumba, wenda ngiye kugura, wenda ngiye kugura isukari. Bari tuvuga ngo ngiye gusumba agasukari ku muhanda. Ukuntu bikora ubivugamo. Arindi terme cyangwa se slang ikunda gukoreshwa n'abajene yitwa guca ishene. Guca ishene rero ni ukugenda. Hari ukuntu muba mwicaye nka gutya ukavuga ati Deni sha duca ishene kabisa. No kugenda nyine mukagenda. Nicyo bivuze. Indi slang rero yitwa gutigita. Gutigita? Gutigita rero ni nko kugenda tumugiye nk'ahantu ugahita ubwira mugenzi wawe ati reka dutigite, cyangwa se wenda kwa kundi mudashaka gutega wenda moto ukavuga ati turya agatigito. Tugenda n'amaguru. Yego, n'amaguru mukagenda muganira. Nose yandi bavuga ngo reka dutigite. Ngo reka dutigite. Reka tugende mbese. Yego. Okay, arindi slang yitwa gutamo. Nkuko twiciye gutya nkavuga ati wenda Denise ko mfite icyaka wantayemo kamwe. Wantayemo ngo wantayemo kamwe. Iyo uvuze ngo kuntamo kamwe, urantamo kamwe nanjye ndagutamo kamwe. Ubwo nukuvuga ngo ndakugurira kamwe cyangwa se nawe ungurire kamwe. Ndagutamo. Ikunda gukoreshwa cyane muri iyi minsi noneho cyane. Hari indi slang rero yitwa nagoswe. Nagoswe ubundi kugotwa, ngira ngo kugotwa ari Ikinyarwanda. Kugotwa bifite ubusobanuro butandukanye, ariko muri slang yani se ari kugoterwa mu kibazo. Nagoswe ushobora no kugotwa n'abajura cyangwa kugotwa n'abantu wenda abajura se. Birakugose mbese biragukikije. Kugotwa rero twe nk'abajene dukunda kuyikoresha, bisobanuye nko kwibagirwa. Ndakubye ati wenda dufite gahunda ejo bundi ariko ndabona waragoswe. Mbese warangaye cyangwa wibagiwe. Ni nko kwibagirwa se, kurangara se. Nibwo duhita dukoresheje terme kugotwa, ati wowe waragoswe ntabwo ukibuka gahunda twari dufitanye. Ni ukugotwa rero. Iyindi slang rero ni nabaye. Handi uvuga ati twagiye ahantu tunywa amabyeri n'abashuti none ndikumva nabaye kabisa. Ni handi umwe inzoga ukagera aho kumva nyine utari bongere kurenzaho. Cyangwa se sinzi ko ari ugusinda ariko uba wananiwe wumva nyine wazihaza. Ati nabaye kabisa. Iyindi rero ni kuraburiza. Shaburo naraburije kabisa. Kuraburiza. Ndabyumva ariko iki? Kuraburiza buriya ni nko kuba wajya nk'ahantu hakaba wenda nk'ikintu wenda ugakora nk'ikosa wenda abantu nyine bakakubona ukuntu bagahita bakubaza ngo peti waraburije, ariko waraburije uwo mukandara wari kuwambara gutya ariko ndabona wafungiye inyuma, cyangwa se uvuze nk'ijambo usobanuyemo ibitakabaye ngombwa bahise bakubwira uraraburije kabisa, cyangwa se yego n'ibyo. Irindi jambo rero ni ukurasa imbogo. Imbogo se ko nayumvaga muri za ndirimbo za baba. Kurasa imbogo rero hari ukuntu ugiye kuvuga nk'ikintu ukavuga ati wenda natanga urugero buriya ni uko nk'ijambo
ukarivuga nabi. Guswata se ni nko guhushwa, guhusha ukavuga ati ukaba ufite nk'ijambo undi uri kubwira nk'abantu, ukavuga ati wenda nari ngiye kujya mu rugo gusura mu rugo, none nasanze mu rugo badahari, none nasanze mu rugo badahari kandi bahari. Iyindi terme ni ukuzubara. Nazubaye. Kuzubara rero hari ukuntu nyine wari ufite gahunda, wenda ufite gahunda n'umuntu hagati rwose gahunda twari dufitanye wayibagiwe se, uzi ko nazubaye cyangwa se byanciyeho wenda, cyangwa se nagoswe ntabyibagiwe. Yego, ayo ni magambo nari mafite uyu munsi rero, ariko turakomeza, nitubona andi turakomeza dusangire nyabasangiza. Ariko anafite amatsiko, hari utundi duterime tubiri njya numva tumushimisha, ngo icyuki, navuze ngo ni icyuki, ubuki byashatse guhuza gute n'ubuki, ngo icyuki. Icyuki rero ushaka kuryumva ukagira ngo ni ubuki, ariko siko bimeze. Icyuki ni slang abantu bakunda gukoresha b'abajene nyine, aturiya mugore ni icyuki, uriya mukobwa ni icyuki, ushaka kugaragaza umuntu ko ari mwiza nyine, ko wamwishimiye, nibwo uvuga ati ni icyuki. Hanyuma kandi rero nari ifite amatsiko, nigeze kumva abantu ngo reka tujye guporeza. Guporeza rero, ibyo guporeza rero ngeranya no gupiriza ko n'ibyo ngo guporeza, ndavuga nti ukana ko bari akanyarwanda gashya. Guporeza rero ni terme nyine, ntago ari uguhungiza cyangwa se guhoza, ni ukurya. Ni kurya ufite apeti kabisa. Ko guporeza ari kurya ibiryo. Ndavuga ati ngiye guporeza kabisa, ndumva kino kiryo gisa neza cyane. Guporeza ni ukurya. Nta materima bakunda gukoresha, ariko benshi ntabwo baba bayazi nk'abantu bakuru, ntabwo bajya babimenya. Urakoze cyane rero Aldo kutugezaho slangs mukoresha cyane cyane abajene ndetse n'abandi bantu baba bafitanye isiri, bafite ikintu bashaka kuvuga. Ubwo tugutumeho utaha kugira ngo dukomeze tugezeho abadukurikira ayo magambo rwose abashimishije abantu bashaka gukoresha, ukaba utamenya icyo bashatse kuvuga. Mwakoze cyane kudukurikira rero kuri Muraho Rwanda. Mukomeze mutuyoboke, mudukunde, mukore subscribe. Muri benshi turabakunda cyane, mugire umugoroba mwiza. Bye bye.